ubwiza ukuri ariko ikintu cyabayeho stade ntabwo ikumira abantu ku kigero cy'imyaka runaka ku bantu binjiramo bivuze ngo n'ibiberamo ibintu biba bikwiye kuba ari ibintu bishobora kuba binyuza abantu bose mu byiciro byose by'imyaka. So hari ukuntu rero abana bato bajya muri stade bagomba kurindwa. Hari impamvu igiye muri next club bakwaka indangamuntu icyo kintu nacyumva harizo ubwenge bakwaka indangamuntu akenshi na kenshi kubera ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga zirimo ziranyobwa n'ibiberamo kumansura imyambarire n'ibindi bigiye bitandukanye. So muri stade y'umupira w'amaguru rero kuko hatariho polisi yo guheza abantu bijyana n'ibyiciro by'imyaka cyane ko n'abakinnyi bashobora kuba ari bato bari underage hari ibintu bitaberamo ibintu bigaragara muri iriya video mu cyongereza babyita sexual intercourse simulation. Ni ukwigana imibonano mpuzabitsina. iriya ni twerk isanzwe ahubwo wenda wavuga ngo kubera ko byakozwe n'umuhungu niyo mpamvu wenda byise gutyo ariko se kuki abakobwa babibyinnye ushobora guhita uhaguruka ugafata n'akavideo uzajya wirirwa ureba mu rugo. Iriya ntabwo ari twerk isanzwe. Iriya ntabwo ari twerk isanzwe. Iriya geste zigaragaza imibonano mpuzabitsina ni nko kubyigana. Kubyigana rero mu bantu babireba haba harimo abantu batoya haba harimo abana batemere kubireba. So iriya simbuje ko biba ariko bibera ahantu hiherereye hakumira ibyiciro by'imyaka abantu babireba ariko iriya ntabwo ari bibera muri stade ubundi. Ukabihuza gute se na Kenzi? Byabereye muri match yateguye bikorwa n'abatumirwa be yatumiye mu byumweru bitatu bishize yarabizi neza ko aribyo bizakorwa kandi byakozwe abizi nawe ndi responsible. Reka urabizi neza ko yarabizi ibyo bintu. Yarabizi kuko niwe yatanze ekipe yakiri umukino n'itanga amabaje n'itanga baje barinjira ariko rore ukunda kumukoraho ibiganiro mparabitsi sinzi wenda icyo mwaba mupfa. urugero nk'irihe biracyacikagurika sa kuko dusenya space ya mbere kuko mwavuga ko bicika aha biracika ndimo nacika rero kubana nkabarwa mushuri kudutoki cyangwa mutuzamuri none se mbere yuko mba speaker ko nakumvaga none ndi kubaza abantu bari aha ngaha biri gucika cyangwa nyifungi. hari umuntu wanditse muri comments ko biri kuvuga neza nibikumwe bizamuye urabona ko ari byinshi ni ukuvuga ko space ni sawa. Kamanzi nzamure ndebe mu mubare wari uriho nta 500 ntabwo nkomeza. Harabura abantu 140 munyaruke mugire vuba mubwira abantu babwira abandi kuko ibi bintu bimaze kuba akasa mutwe ariko natanda mbere yuko nkomeza. Ariko imana irihangana turagana he abana bantu turagana he ibi ngibi nabibonye biza mpamagara gore ntise muhu ibi nibiki ngo none se godifa ntiaha ngwaha Lorenzo nk'umunyamakuru wa RBA ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo bimwe byanyu byo kurya iminwa ibi ni ibintu mwarebye n'amaso yanyu ariko murabizi ko mureba mumeze nk'ibipopi ntimuvuga. Uyu munsi ndashaka kugira ngo buri muntu wese atange igitekerezo cye. Video zo muri stade mwarazibonye igitekerezo Lorenzo niyo mpamvu mbace kugikina ngo mu cyumba mwumve igitekerezo Lorenzo yatanze nk'umunyamakuru ni opinion ye nk'umunyamakuru bihuriye hehe n'imikoreshereze y'igitsina cye. Reka dukomeze ariko natana mbere yuko nkomeza umva hano iyi ni inkuru yakasa mutwe yani magambo ndashaka wumve tugenda gake. Uyu nawe ntabwo ashobotse ubundi ku magazina ye uyu nguyu azwi nka Runiga. Uyu azwi nka Runiga
Runiga uyu we nindi si. Listen here. abafana ba Rayon abafana ba Rayon n'abafana ba APR nibo dufite bakunze umupira w'amaguru mu Rwanda. Niba Kenshi abashaka nabashiriye match saa 12 bagere saa 11 bazari sandiri basibe bagiye sambiri bagende cererwa kenshi ntabwo nanjye kira gitekerezo nagikunze nuko nyine ari amakuru ariko ubundi nanjye ntagira Koko. najya kwireba ese ubwo twebwe abo nabanze ko apera tuzaze kora gute izo match abo nabashoka bitego ni match ntabwo gumaho nuko twageze half time oya half time se gukorana kimwe neto half time ya Rayon tukajya muri pyramid cyangwa rero tukayinyonga bese se ntabwo najya muri match tuzazikora saa moya amakuru iki ntabwo najya muri match ya kwitegera nyine saa moya match ya saa moya ntabwo tuzayiha ese saa moya ese umvaje muri stade saa moya twapera cyane saa moya ni amakuru sandiri ni pyramid na match ya saa moya match kuri televiziyo y'u Rwanda iri abantu bose babangire byarangiye kwantum iraturika abantu bazakora match abareba bakeneye kumva pyramid abapera bakeneye kumva apera bakora match ya saa moya na saa iyi nereri ya kabiri yakoze mu gutegura match ereri ya mbere ntabwo ndi bigarukeho aribonye yakoze campaign ariko yikorera anti campaign iyi nereri ya kabiri yakoze mu gutegura arashyira match saa moya hari match mpuzamahanga saa 2 ubwo nyine ngira urwego rwa radiyo Rwanda yibagirwa keretse ibintu bijyanye no gutegura ama events ndamwemera pe ariko mu rwego rwe narubonye naje kuri Radio 1 ingingo ya mbere nanenze ni muyizi radiyo Rwanda butwina ingingo ya mbere nanenze ni muyizi ingingo ya mbere nanenze muri event ni muyizi mu bijyanye no gutoranya aba DJs n'aba MC ariko aho yikoreye anti campaign ingingo ya kabiri nanone yongeye kwirasa ikirenge gutegura match ye keretse ibintu bijyanye na event management namwemeraga ariko hano ngiye imeni nyine saa moya nagerageje kugoraguza ko nanjye ndi kwibaza ukuntu ashaka kuvuga ngo abafana b'umupira w'amaguru ibyo twakubwiraga rero nanjye nabyumva ariko njye nakubwiraga icyo agamije ntabwo navuze ko ibintu yakoze ari byo njye nakubwiraga waduha amakuru igitekerezo cye ni ukugumana abantu kuva ku isaha saa moya match ya peri igatangira bakiri muri stade donc ntibasohoke ngo bajye kunyanyagira mu migera no mu tubari bakavamo saa 6 icyo gitekerezo acuzamo utubari acuzamo ibyo kunywa n'ibyo kurya Ahangaha mvuyeyo nabanje kubaha headlines ndashaka kubajyana nyuma ya match ho gato mbere yuko match itangira n'ibyabereyemo mbere yuko biberamo space mwayitanze mwabwiye ba nyogokuru baraza mwabwiye abantu bafanye iyo twitaga etensere bari hano abafana ba Mukura murahari ntabwo bwaba ari ubwa mbere waba umukozeho ikiganiro n'ubundi kigaragaza ko n'ubundi nko guharabika muri sorte yo guharabika niba utangira no gufata umuntu wenda waje muri stade ibyishimo byarenze nk'umufana wa Gasogi ugahita uvuga ngo bamuzanye kugira ngo akore ibikorwa nk'ibyo ngibyo by'urukozasoni none se ibyo nanditse na video nagaragaje video wagaragaje yagaragaza twerk isanzwe utekereza ko wihangane gatoya ibi bihamba kumperuka narishyuye premium ya YouTube ibi ni ibiki banyarwanda biriya nta kibazo bikwiye video wagaragaje video nabonye yagaragaza twerk isanzwe utekereza ko nta kibazo bikwiye ngewe nabonaga ari twerk isanzwe kereka wenda niba abahungu babuje rero nawe ushobora kubikoraho inkuru ukavuga ko ari igitekerezo ukavuga ko ari ibintu bisanzwe bikwiye donc ukabivuguruza ariko ngewe se nshyiraho amahame y'ukuntu abantu babyina none ntabwo ari amahame urusha gushyiraho ihame ry'ukuntu abantu bazajya babyina ntabwo ari amahame byitwa opinion ariko byabaye bakirandi nawe ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ibi bintu birakwiye ahubwo bigerwa buri munsi uburenganzira bwawe oya ngewe no kuvuga ngo ubu tubabikoze niba narikwiye n'ubutazabikore ariko ikintu kizagaragaza ko bitari bikwiye nuko niyongera kwakira indi match bitazasubira none se oya none se nawe naramuka avuze kuri muramuharasinga uwo nguwo we wafashe video ye arimo arabyina yishimye akavuga kuri muramuharasinga byo biragenda bite kumuharasinga se kubera ko navuze ko ibintu yakoze bidakwiriye kwerekwa abato none se nawe ahari mu burenganzira bwe ariko ngenekereza ko hakwiye kuba hariho
regulator ugiye ibibera muri public hari ibintu byitwa public nuisance kandi si ubwa mbere mu Rwanda umuntu yaba abikoze akabiryozwa turajyana ntekereza ko ikintu cyonyine cyarangiza iyi deba ari kuba hari urwego rwa redenusa rwabyamagana rwavuga ko bidakwiye rwakwiyamamaza amakipe gucunga cyane ibera muri stade kuri match bakiriye nabo bahereza pages n'ibyo bakorera ku karubanda ntekereza ko aricyo kintu cyonyine cyabikemura sino ibyo navuze biraguma ari opinion nawe ibyo wavuga biraguma nabyumvise ubwo nakumvise rero ni opinion yawe ariko opinion yawe rero nawe wayizanye mu buryo noneho bumeze nkaho ugiye gufata imyanzuro ariko none uburyo urimo urabivugamo ngo nk'uwagutiza nk'umunsi umwe akakwicaza mu nteko Okay, ndi kumva ibyo ngibyo ku bantu mushyira mu gaciro cyangwa ku bantu mutekereza mufite ubwenge bwisumbuye ku bwa Godfather. Ngiye ngira bukeya cyane, buriya ngira ubwenge buke ku buryo n'umuganga ejo bundi yambwiye ngo uturemangingo twanjye ni dukeya cyane, dufite n'ikibazo sinzongere gutekereza ku bintu bifitanye aho bihuriye ni ibintu bifitemo ubwenge nyine birimo gutekereza cyane. Imana umuganga yarambwiye ati uturemangingo twawe ni duke, ugomba kudukoresha neza ku buryo utazongera kudukoresha ku buryo dutekereza cyane. So rero ku bantu mufite uturemangingo twinshi muraza kumfasha gusesengura kino kintu. Ngiye Godfather ntabwo ngiye ry'indimi, yaba uwo Lorenzo ntawe nzi, gore simuzi, bose mbabona gutya bagenda. Banyarwandakazi, gahunda ni uko umutinganya ubu gahunda inkuru zigezweho n'iz'abatinganyi, inkuru zigezweho zivuga abantu bagatega amatwi mukazumva, ni uko tuvuga ku batinganyi. Niba mwese muri abatinganyi, niba mukunda ubutinganyi, I don't know, muze kunyihanganira rero, ishyano ryacitse umurizo. Ibi muri kureba nanjye nuko mbibonye. Tugiye gusubira inyuma gato, mwumvishe mbere y'uko ikiganiro gitangira, tugiye guhuza ibyo abantu bahuje. Umunyamakuru wa RBA w'umuhanga ufite ukuntu ubona ko afitemo ubwenge, uwo nta wundi bamwita Lorenzo. Ugiye kureba nyine ukagereranya n'abandi, ubona Lorenzo afite makenga, afitemo ubwenge mu kuntu, afite ukuntu atondeka amagambo, ugasanga afitemo IQ iri hejuru gato. So nyuma y'aya magambo mwumvishe, uwo bita Kenisi yateguye umukino wa ekipe ye y'umupira bita Gasogi, ariko ayikorera publicité nk'iya Beberiko cyangwa ya Kawuberi. Kawuberi ni amata y'abana ya kera bazanye imbere y'intambara ho gato. Kawuberi bayikoreraga publicité cyangwa Beberiko yo muri Congo, ku buryo ndakubwiza ukuri, mbere y'amakuru, hagati mu makuru na nyuma y'amakuru bashyiragamo publicité ya Beberiko. Kenisi nawe kugira ngo Gasogi, urumva Gasogi igiye gukina na Rayon Sport, bakoreye ikintu bita publicité Gasogi, afata abasinzi, abanyamakuru, aba DJ, ahita yigira showbiz. Ibyari umupira w'amaguru abigira iby'umuziki cyangwa ibindi bisa n'ibyo. Space igiye kuvaho kubera network yawe. Ntabwo ndi kumvikana bakoho, ntabwo ndi kumvikana ra, nibyo Space igiye kuvaho. umva Godfather, komeza we nta kibazo. ni bya bintu bisigaye biri iwanyu aho ngaho. Na Elon Musk iya hostinze space bizaho baravuga ngo host ngo ari kugira ibibazo bya connection, ariko ntibibuza yuko space ikomeza. Ariko urumva iyo Space Turimo kukumva neza urimo kumva neza rwose, cyane. loud and clear. Urumva Space imaze kuba jam, imaze kugira abantu batari bakeya, ibi ngibi bakuba big host nkatwe. So muri aho ariko noneho mu by'ukuri ibyabereye muri stade Amahoro, ni muri stade Amahoro, mwese nibyo mwarebesheje amaso yanyu. Urumva njyewe nk'umuntu wemera Imana y'u Rwanda naravuze ngo ibisi by'u Rwanda,
Mm. haba haje umunyamakuru, ubwo nasimbaguritse nirukanse, ariko gatoya hari ikintu muri kwirengagiza. Babanje kwamagana ibi bintu mbere y'uko n'umukino utangira, aho ku bantu bagombaga kwamamaza kino gitaramo cyangwa uyu mukino w'umupira w'amaguru, mu bantu bagombaga kwamamaza kano kabumbu harimo abakinnyi, harimo aba DJ, harimo abantu b'ingeri zose bafite aho bahuriye na showbiz. Mwabonye abitwa ba Muyango, mwabonye wa mukobwa wa The Ben w'ishyanga, mwaramubonye. Ni ukuvuga ngo Kenisi, umuntu wese uri kuvugwa, Kenisi yaranyegera ndamubwira ati Kenisi usinizoweye, ntabwo ngiye ndi umuroko, ntabwo wampereza 200,000 ngo ngiye nze kuvuga ibyo bintu, barakubeshya. Ntabwo ngiye nakwamamaza Gasogi kuri space ya Godfather. Kenisi ntabwo utanga amafaranga, ariko niba ufite nka 2,000,000 uze ndakwereka. Urukumva? Gasogi ni njyewe umuntu mu bantu bahora on top. Wananiye Kenisi namubwira nti ntabwo ngiye nazana Gasogi kuri space, ngiye mfata umwanya nkavuga ku ntambara ziri kubera muri Kongo sha, nkavuga ukuntu mu kibira byabaye akasamutwe sha, ngiye ngiye kuvuga kuri Gasogi, ntabwo bikunda. Tese nuko cyaje kurangira abantu basakuje, baravuga bati ni gute Kenisi mu by'ukuri nkawe nk'umuntu tuzi mwebwe ntimuzi ahantu ibi bintu byapfiriye. Kenisi Oswakimu bamwatatse kuva mbere ho gato, mbere y'umukino. Abantu muri kunyandikira ndabiyamye, ndabisabye, mbere y'umukino mwebwe mubibonye nonaha, ariko ndashaka kugira ngo mwumve ahantu ibintu byahereye. Mwebwe ntabwo mwabimenye, reka nze mbasubize inyuma mu bihe gato, kugira ngo murebe ahantu batangiye kwatakira Kenisi kuri uyu mujene yari yashize muri iyi kampeni yo kwamamaza umukino wa Gasogi. Byahereye aha. Ngendo kwitwika bigandura bitwika amashati yawe ngende bifuza uburenganzira bwanjye ariko amafaranga yanjye muri motion. Yes, I'm going to buy it. Shaka waguze muri motion ugiye kwitwika. Abantu munkurikira ku rukuta rwa Instagram, ibi bintu nabishyizeho bihamaze kabiri, mugende muze kubireba. Aribwo ahangaha bahise bafata amashusho ya Semuhungu aka Goregore, umugore w'umugabo, bafata aya mashusho baragenda bayahuza n'amagambo ya Kenisi yigeze kuvuga ubwo umuntu bita Motion yashyiraga ubwambure bwe hanze. Kenisi ajya ku kinyamakuru yishingiye mu mafaranga tutazi iyo yakuye, aragenda ati ikintu cyitwa n'umwenda wose wa Motion cyangwa wakozwe n'umuntu ufite ahuriye na Moses ngiye kuwutwika. Icyo gihe abantu barababaye, baravuga ati Kenisi, ibi ni ubugome, nk'umuntu ufite izina nkawe kujya kuri radiyo wishingiye ukavuga ko ugiye gutwika imyenda yakozwe n'umunyarwanda kuko ari umutinganyi. Kenisi bikoze sibyo. Ejo bundi rero muri iyi kampeni bashyize Kenisiho igitutu, bati nyuma yo gutwika imyenda ya Motion w'umutinganyi, utumiye umutinganyi Kenisi, hari ukuntu waba wihishe utava muri closet nawe uri gahunda, ahubwo ko ari ukwijijisha. Ni gute uvuga ko ugiye gutwika imyambaro kuko yakozwe n'umutinganyi? Mu mukino uri gutegura ukitabaza umutinganyi wundi akaba ari we uzana ngo aze gupromotinga igitaramo cyangwa umukino wa Gasogi. Munyumve neza, ahangaha bashyize igitutu kuri Kenisi ku buryo Kenisi yahise avana Semuhungu ku ma afishe yose yagombaga kwamamaza. Nimuza kwitegereza, uretse Semuhungu wenyine niwe wiyamamaje, kuko urukumva yarabonye promotion, yarabonye nyine nawe uzi ko ari gutegura ibintu by'ibitaramo. Goregore Semuhungu yahise afatiraho kuko bamuhaye iyo opportunité, nawe atangira kugira ati
atangira gufata bya bintu byose n'aya kampeni baramusabye gukora bataramushyiraho igitutu, ahita abyishyirira ku nkuta ze, ariko KNC n'ama platform ye yose ntawongeye gushyiraho Semuhungu, bahise bamujugunya ibishanga mu ba influencer yari yitabaje. Ahangaha uwo bita Lorenzo, umunyamakuru wa RBA, yafatiyeho ariyo aya magambo. Ndashaka kugira ngo mwumve intambara ahantu yaje iva, ibi biraza kubafasha. Ahangaha ni nyuma gatoya y'umukino wa Gasogi na Rayon Sport. Lorenzo muri RBA yaragiye yifatira ku gahanga umuntu bita Kenisi, nk'umunyamakuru usesengura ibi ngibi twumvaga biri normal. Ndashaka mwumve gato. Aha ni Lorenzo muri studio za Radio Rwanda mbere y'umukino wa Gasogi na Rayon Sport. abafana ba Rayon abafana ba Rayon n'abafana ba APR nibo dufite bakunze umupira w'amaguru mu Rwanda. Niba Kenshi abashaka ni abashyiriye match saa 12 bagere saa 11 bazari saa 2 basubiye bagiye saa 2 bagenda gukererwa Kenshi. Ntabwo nanjye cya gitekerezo nagikunze nuko nyine ari amakuru ari kubundi nanjye gira match najye kwireba. Ese ubwo twebwe ubwo nabazi ko APR tuzazikora gute izo match? Ntabwo nabashoka bitego ni match ntabwo gumaho nuko bageze half time. Oya half time se bagukorana kimwe. Nese half time ya Rayon tukajya muri pyramid. Oya cyangwa rero twayiyo ntabwo se ntabwo najya muri match tuzazikora. Match saa moya makuru iki match za kwitegera nyine saa moya match ya saa moya ntabwo tuzajya ese saa moya ese ubajya muri stade saa moya kwa pera cyane saa moya na makuru saa 2 pyramid na match ya saa moya ubundi reka maze ntagire the beginning. So inkuru igiye guta mbere, hanyuma hagira umuntu ntiza umwanya mu kanya gato nzamura umuntu bita Jesu. Uyu mukobwa ndashaka kugira ngo aze agira ikintu manze mwakire. Sanira wa mwana uririmbaga televiziyo Rwanda yarangiye abantu bose bakumira yarangiye kwantumira turika abantu bazakora match abari bakeneye kumva ape akora match ya saa moya na saa iyi nereri ya kabiri yakoze mu gutegura match. Ereri ya mbere ntabwo ndibigarukeho aribonye yakoze campaign ariko yikora anti campaign. Icyo kimwe na nereri ya kabiri yakoze mu gutegura match saa moya, hari match mpuzamahanga saa 2. Ubwo nyine ngira urwego rwa Radio Rwanda yibagirwa ibintu byanye gutegura ama events ndamwemera pe, ariko mu rwego rwe narubonye najye kuri Radio 1. Ingingo ya mbere nanenze ni muyizi Rwanda botwina. Ingingo ya mbere nanenze ni muyizi ingingo ya mbere nanenze muri event ni muyizi mu bijyanye no gutoranya aba DJs n'aba MC hari aho yikoreye anti campaign. Ingingo ya kabiri nanone yagiye kwirasa ikirenge gutegura match yo Kenshi ibintu bijyanye na event management namwemeraga, ariko hano ngiye imeri nyine saa moya gepe nagerageje kugoragoza kuko nyine kwibaza ukuntu ashaka kuvuga ngo abafana umupira w'amaguru ibyo twakubwiraga rero. Oya nanjye nabyumva ariko nyine nakubwira ngo ishaka kigaruka ubu ntabwo navuze ko ibintu yakoze. Uwo ni uwo bita Lorenzo. Ahangaha Lorenzo ndakubwiza ukuri mw'abantu mwe yifatiye Kenisi ku gahanga. Rero byaje kugenda gute? Lorenzo yaragiye aterura video ya Semuhungu ari kubyina muri stade. Lorenzo ati ishano ricitse umurizo. Tugende gakeya kugeza aho ibintu birababaje, mureke munyumvire. Semuhungu yagize atya ati mu masaha 5 ashize ati umunyamakuru wo kuri RBA witwa Lorenzo uri kunsebya muri public kubera namwimye urukundo Jésus Christ au nom de Jésus. Ubundi ahangaha niho navuze ngo il est changé image. Umutinganyi uryamana naho bahuje ibitsina ubyemera ku mugaragaro utabihakana ati uwo ni Semuhungu
umunyamakuru wo kuri RBA witwa Lorenzo urimo kunsebya muri public kubera namwimye urukundo. Oh Jésus Christ, ndapfuye. Wari waranzengereje unsaba amafaranga, mbabarira urekere aho kunsebya, kuko nukomeza ndagushyira hanze. Ibyo uri kwigira ngo bagushime nuko batakuzi, injiji gusa. Murakoze Eric Semuhungu. Hehe, haba hashize amasaha abiri Eric bimwanga mu ndagaruka muri aya magambo ngo mube mumbikiye izi screenshot. Baca umugani mu kinyarwanda ngo umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahagarara. Uyu musangirangendo kanze turebe ibye neza. Hehehe. Aha. Abaragiye aranyarutse, yinjiye muri tariki mu kwezi kwa gatatu tariki ya 11 2021. Tugenda gakeya cyane. 2021 ku masaha ntari kureba, tariki ya 20. No, ahangaha ni tariki itariki hano ndabona itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2021. You have received is 500, it's 50k from Eric Semuhungu. Ndabona ari hano Lorenzo yakiriye akayabo k'amafaranga avuye kwa Semuhungu. Ahangaha uwo bita Lorenzo yaranditse ngo ese boss ready, nge wangurira agacupa ko Imana izaguha umugisha, nge singoye ni mitsingi. Turashize. Turi kumwe. Eric Semuhungu yahise yohereza you have received. Hehe. Urumva? Ahangaha nyuma gatoya, Novembre tariki 29 2021, twarebye hejuru tariki 11, tariki ya 29 arongera ngo hey Chief Eric, yo make it cooking look very easy. Niba ndi kubisoma neza. Ahangaha muri DM byari bishyushye, yari show. Ibi biratambuka. Nyamara rero ahangaha turagaruka kuri, ntabwo ndi kureba itariki, ariko biragaragara ko ari Novembre le 4 2019. Ni inshuti z'igihe kirekire. Turashize tugarutse, dusubiye inyuma imyaka ibiri. Muri 2019 aba bantu ni abantu bafitanye amabanga yabo tutazi. 2019 uyu yaje agira ngo one of the pictures I've ever seen, it is really chemical. Mana yanjye, ladies, wow, ako kajwi ni sawa cyane, I like it. Ngo uzaturya. Turashize. Nyamara rero Eric afite byinshi. Ahangaha ni bimwe mu byo Semuhungu yandikiye cyangwa mu biganiro bya Semuhungu nande na Lorenzo. Tugende gake. Ahangaha Eric Semuhungu akimara gukora iyi tweet mu masaha birashize cyangwa mu masaha atatashize, uwo bita Lorenzo yagarutse agira ati ariko se muri pandemic ya 2021 ningiye mu twips wenyine Semuhungu yakandiye akanyenyeri, yari inshuti yanjye ampa tutorials za yamuhaga tutorials zo guteka, yamwigishaga guteka. Lorenzo. Niba tuzanira amapine turabigenza dute? Rero ahangaha inkuru nyigenjeje gakeya nani Osokimu, iyo hatangiye kuzana ibintu by'abantu
ni ukuvuga ngo ahangaha mbere yuko dutangira ikiganiro ndi kubahereza headline kugira ngo murebe. Ahangaha ntangiye kwikangamo ngizemo ni handi bavuga ngo ireshanje image, urukumva. Ni ukuvuga ngo nituza kwitegereza ndaza gukenera Lorenzo, mbabarira unyohereze nimero ya Lorenzo, ndaza gukenera Lorenzo kuko ndabona biteye ubwoba. Ndabona ahangaha I'm changing my mind ku buryo nashaka gutwaramo ikiganiro, kuko nimuza kwitegereza iyo hajemo ibyo abantu baziranye bari inshuti mu myaka 5 ishize, bwana Oswakimu, abantu bafitanye amabanga, umwe akavuga ati uri kunshyira hanze kuko hari ibyo ntakoreye, ntabwo uri kumpora ibyo nakoze, ntabwo uri gutanga opinion yawe, ahubwo hari ikindi kibyihishe inyuma, nk'umusangirangendo wanjye, nk'inshuti yanjye. Oswakimu, nyuma y'ibi ngibi tubanje kubona, ibi ngibi tugiye kubyirengagiza, iby'ubucuti bwabo tugiye kubyirengagiza, tugiye kujya ku kibazo nyamukuru. Igitekerezo Lorenzo yatanze, ntabwo wajya bampa nimero gutyo my friend, ntabwo wajya bampa nimero gutyo uyimpaye, mba nshaka kugira ngo umuntu ayinyoherereze mpite nyikorera copy paste mwandikire. Oswakimu, tugiye kwirengagiza iyi miriro iri kuva mu bucuti bwabo, kuko ntabwo bivuze ko umuntu ari inshuti y'undi adashobora kumutangaho opinion, ni ibisanzwe. Lorenzo ni public figure, ni umunyamakuru ushobora gutanga igitekerezo. None umuntu ufite uko aziranye n'undi, kuba dufitanye amabanga dufitanye, ibyo ngibyo bingira ingwate yo ko ntashobora gutanga igitekerezo. Icyo ni kimwe. Ku rundi ruhande, Eric Semuhungu ibyo avuga nibyo, ntabwo bari kumuryoza ko yakaraza amabuno muri stade imbere muri public, ahubwo bari kumuziza ko yimanye urukundo nyuma yo gutanga amafaranga twabonye. Tugiye kugenda gato nabashe kubasubiza inyuma mu bihe kugira ngo mwumve iki kibazo ahantu kiri kuva, mwumvishe byinshi. Ngiye kubaha ijambo, inkuru tuyivimuzi, ba nyir'ubwite turabahamagara, icyo nzi cyo nuko bari buzi. Oswakimu, iki kibazo wakibonye, uyu ni umunyamakuru. Tugaruke kuri opinion Lorenzo yatanze na ziriya video mwabonye muri stade. Ijambo ni iryanyu, mfashe umwanya ugera ku minota 30 ndi gusobanura ibi bintu, ubu mwafata ijambo. hari video utashyizeho ya KNC abwira RBA ko igomba kureka imikorere ifite kuko imeze nk'iya YouTube, nk'iya tabloid. Ariko agace numvise naho agaba igitero kuri Lorenzo, bumvise yose cyangwa abayifite baza kuyidusangiza, ariko buri iri no kuri YouTube nuko ntabonye umwanya. Duhereye aho ngaho, urabona ikintu gikomeye cyabaye ni abanyamakuru bose bari muri kiriya kiganiro cyo kuri RBA cy'imikino basesenguraga ukuntu match ya Rayon Sport na Gasogi, ubwo ni Gasogi na Rayon Sport kuko ni Gasogi yari yakiriye, yashyizwe ku isaha igongana na match ya APR FC na Pyramide. Saa moya iya Gasogi ikatangira, noneho iya APR FC igatangira saa 2. Ni ukuvuga ngo iya APR FC yasanzemo iya Gasogi na Rayon Sport itararangira. Bariya makuru bari muri studio, biragaragara yuko bari bisanzuye ku buryo buhagije, bari independent 100%, nta bintu by'ubucuti na KNC bashyizemo. Kandi ingenzi yuko ari umuntu wabo kuko bajya bamutumira agasesengura, akavuga ibigwi by'ikipe, imigabo n'imigambi, intangamarara kuri RBA, kuko KNC ni umuntu utanga clips ziryoshye cyane. Noneho clips ni ikiganiro umuntu atanga ko kumva kiryoheye abantu ntibakureho urushinge. Iyo bamutumiraga rero mu kiganiro cyabo cya sport, ugumvaga ari ibintu biryoshye, ukanatekereza ko ari abantu badafitanye amasinde. Ariko bigeze kuri la match basesengura bisanzuye, ariko uko kwisanzura kwabo kukabangamira, kukaba anti publicity, anti advert ya KNC. Kuko KNC yari yashoye imbaraga nyinshi, ubwenge bwinshi, amafaranga menshi mu kwamamaza iriya match ya Gasogi versus Rayon Sport. Ariko ubwo birasaba ko nza kumva agace karimo karibasira, agace numvise karavuga kuri Lorenzo gusa. Ariko n'iryo jwi dukiniye
urumva harimo kwizigira, ni nawe muyobozi wa kiriya gisata cya siporo. Rugaju Rigani arahuza na Lorenzo, undi muntu wari urimo ninde, noneho uko bari batatu, ndatekereza abanza bari batatu, bose bemeranyaga ko iriya match ashyizwe ku masaha mabi, ndetse bari kwibaza bati turazogeza dute kuri Radio Rwanda, turageza APR cyangwa turogeza Rayon Sport. Ukumva bashaka kuvuga ko bari bwiyogereze APR FC, kuko yo yari mu mikino mpuzamahanga, amasaha yayo abara ya kafu ntabwo ahindagurika cyane. Gusa Lorenzo akavugamo ikintu gikomeye cyane cyo kuvuga ko KNC yabikoze kuriya kugira ngo abantu bari muri stade bagumemo baze kureberamo uko match ya APR FC na Pyramid irangira, ari nako bateza imbere ubucuruzi bw'imbere muri stade Amahoro. Sinzi niba ubwo bucuruzi ari bwa KNC, sinzi niba ari injawuro yaburyamo ku buryo yazanamo abantu guhera kare kandi akanabatinzamo. Icyo kintu sinzi niba mwagiceho umurongo. Aho haravuka amasinde akomeye cyane, ari burakaze KNC. Ubwo nyine nuko ndi kuvuga mu mvugo yo kubara inkuru, ubwo byabaye n'ubundi. Noneho KNC aze yarakariye RBA, ahamagara umuyobozi wa Radio Rwanda witwa Rudo Havugimana ko ibyo bintu bamukoreye byo kugaba ibitero ku ikipe ye bidakwiye, ko ari ibintu bya YouTube. Anajomberamo Lorenzo ko yigeze gusaba ministre inzoga kuri social media, kuri X, abwira Ministre Bayisenge, Professeur Bayisenge Jeannette, wari Ministre w'umuryango cyangwa se w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, ati nta cupa ryawe nzi. Iyo icyo kintu murakibuka, ariko ntabwo ndi bugaruke muri context yabyo kuko narondogora cyane. So bikavaho ayasaba amasinda ya mbere Godfather, hakurikiyeho rero ibya Semuhungu muri stade. Statement ya Lorenzo ntabwo iri homophobe, ntabwo yanga igaragaza ko ari umwanzi w'aba lesbienne, w'aba gays, bari aba LGBTQ. Rwose biragaragara. We aravuga ati aho byakorewe bisa nka simulation yo gukora imibonano, byabereye ahantu muri stade yinjiramo bose, ntabwo ari night club. Mu by'ukuri statement ya Lorenzo iri intellectual, iri mu bwenge kandi irarinda umuco, kuko ntabwo wambara imyenda ya piscine kuri stade, ntabwo wambara imyenda ya piscine mu kabari. Biriya rero yanenze, kereka niba yari buceceke akapfiramo imbere navuga ibyo atekereza agendeye ku kuba yarigeze gukandirwa akanyenyeri. Icyo gihe ku kanyenyeri kaba gahindutse ruswa, urumva. Akaba yakoresha ubundi buryo bwo kubibwira KNC, kubibwira Semuhungu ko ubutaha bidakwiye, ariko we yabivuze ku buryo bwo kumugaragaro. Icyo nacyo gihinduka ikibazo, ariko abantu benshi ntekereza ko bakwemeranya nawe. Ntabwo arwanya, ntabwo ari umwanzi, ntabwo ari umuntu uvumira ku gahera cyangwa yifuriza ikibi. Bariya bahisemo cyangwa se batanabihisemo kuryamana nabo bafite ibitsina bimwe, umugabo ku mugabo, umugore ku mugore. Noneho ikindi muri kiriya kiganiro na Kasuku, urumva ko Lorenzo ashinja KNC ko KNC yari abizi ko Semuhungu azabyinishamo ikibuno kuriya yubitse inda nk'umuntu uri gukora imibonano. Ngerekereza ko hariya Lorenzo yahakoze ikosa, reka mbyite gutyo, kuko ntabwo yari mu mutima wa KNC ngo amenye ibyo Semuhungu yari bukorere hariya. Birashoboka ko yari azi ko asanze abyina iriya mibyiniro gusa basa, ariko ntabwo ntekereza ko KNC yari abizi 100% ko ari kuriya Semuhungu azabigenza hariya. Rero Lorenzo yareze KNC icyaha adafitiye gihamya, naho ibindi byo ntekereza ko ari bisanzwe, abantu baragenda babitangaho ibitekerezo. Gusa Semuhungu nk'umuntu wabaye mu bihugu byateye imbere, aho umuntu avuga ibyo atekereza, ntekereza ko kugarura biriya bintu, buriya bucuti byaganiriye na Lorenzo ko yamusabaga inzoga muri covid, Lorenzo yarakubiswe, ntekereza ko ari ibintu biri cheap. Icyo gihe aba ububuze argument, ububuze igitekerezo cyangwa se ukwisobanura kwa gisirimu, noneho ukazana ibintu bya zamani. Ni nka KNC yibutsa ko Lorenzo yasabye inzoga. Biriya nabyo ntabwo ari iby'umuntu w'umupapa ufite amamiliyari
gufata umuntu utunze ikamyo agahangana n'umuntu ufite igare, ntekereza ko byo ari ukwicira hasi cyane. So mbese umuhungu rero ntabwo yagombaga gutaburura biriya bya kera, kuko ibyiza abantu basirimutse baganira bahereye ku bigezweho bajya imbere. So nuko mbibona, nta muntu nteye ibuye, nta mutima mubi wo kugira nsesereza, ni ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, ni ubwisanzure bwo kuganira. Nkasubiramo ko uko mbona Lorenzo ntabwo ari umuntu wanga aba gays, aba lesbiennes, aba transgenders n'abaki, ariko kuba yari yarasesenguye kuriya match ya Kenisi kabura abantu bayitabira, bugaca kongera akavuga kuri biriya Semuhungu yakoze, ntekereza ko iyo agira abamugira inama cyangwa se n'umutima nama ukamubwira, nta yindi comment yari bukore ko byabaye kuri Kenisi, kuko Kenisi yarababaye, nawe wababara kwamamaza umupira n'imitaramo bizawuherekeza igihe kingana kuriya ku maradiyo menshi, gukoresha aba influencers, hanyuma bikarangira batagiyeyo, abareyo sinzi uwababwiye ngo boye kujyayo. Urumva umuntu wese wavuze nabi Kenisi namumenya ashobora kuzamwivuna, ariko ntabwo ari byiza no gufakasinga tukareba imbere. Urakoze cyane. urakoze cyane mbona Usokimu. Mbere yuko nzamura abantu, iyi ni space iri buze kuba open, buri muntu wese ibi ni inkuru zabayeho, buri muntu wese aze kugira igitekerezo abitangaho. Nituza gusubira inyuma, dusubira inyuma urukumva muri iyi minsi ijambo rigusotse mu kanwa, hari abashinzwe kuribika, sinzobahemba. Nk'aya majwi yo muri RBA yafashwe nande, ibi ni igitangaza. Biba biri kuri Ariko YouTube live, ikiganiro kiba ugiye kuri YouTube live. kwitegereza Usokimu, tugende gakeya dusubira inyuma.